gusa aravuga ati wa innaka la ala khuluqin azim, ngo kandi yewe Muhammad mu by'ukuri ufite imico ihebuje. Byumvikana yuko rero kutarangwa n'umuco, kutarangwa n'uburere, kutarangwa no kuba umuntu ari inyangamugayo mu bikorwa bye bya buri munsi, aba ari ugutakaza ikintu kinini cyane ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mu yindi hadith tugaragariza yuko mu bintu bizaba impamvu yo gutuma abantu binjira mu ijuru ari benshi kandi ku bwinshi, husnul khuluq, harimo imico myiza. Byo hamubwira ati ni ikihe? Amubwira ati intumwa y'Imana yaransubije ngo ibanga ryo kurokoka umuntu uwo ari we wese uzemera ibyo nabwiye data wacu akanga kwemera, uwazaba arokotse. Nta kindi rero intumwa y'Imana abwiye se wabo akanga kucyemera usibye la ilaha illallah, kwemera ubiteka Allah subhanahu wa ta'ala no kutamubangikanya n'icyo aricyo cyose mu biri. Ibintu bwashyize imbere cyane ikintu cyitwa ubumwe. Intumwa y'Imana ikatubwira ngo alaykum bil jamaa, igihe cyose muzahore mushyize hamwe, igihe cyose muzirinde gutatana. Imana muri Qur'an atubwira ngo wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, muramenye ntimuzashyamirane, muramenye ntimuzaryane, muramenye ntimuzatandukane, wa tadhhaba rihukum, kuko gutandukana ububwe bwacu nizo mbaraga zacu. Iyo twatatanye tuba dushobora kuba twaribwa n'icyo aricyo cyose, tuba dushobora kuba icyo aricyo cyose cyatugirira nabi, biroroshye kuba cyatugirira nabi. Ariko igihe cyose turi hamwe, dushyize hamwe, twumva ibintu kimwe, bidufasha kugera ku ntsinzi mu buryo bwo ati wakoreye iki dini. Bukhari agasubiza amateka ye, uburyo yitanze ku dini, arimo ashaka uburyo yasigasira imvugo z'intumwa y'Imana kugira ngo zidatakara. Yabaza Muslim nawe akavuga gutyo, wowe imbaraga zawe uzaba warazimajije iki ubwo Allah azakubaza ngo imbaraga zawe zikoresheje iki? Mu bintu bibabaza no kubona urubyiruko rufite imbaraga rwiyangiza ubwarwo. Mu bintu biteye agahinda no kubona umuntu utunze ariko mu by'ukuri akaba atunze bishobora kuzamubera umuzigo ndetse n'uburibwe ejo imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bintu biteye ubwoba no kubona Imana yaraguhaye buri kimwe cyose ariko ukacyifashisha mu kuyigomera. Ahamagarira ababyeyi, igihe ni iki cyo kongera gusobanurira abana Imana, kubakundisha Imana, kubera ko Imana nikora ibitangaza. Twibyo twakora byose turera umubiri, ntabwo turera roho. Ariko nihajya kubazwa hagomba gusubiza n'ubundi roho, kuko ariyo yari ibitswemo byinshi. Abana bacu rero uko tubagaburira ibindi tunabagaburira idini, tubagaburira imyemerere, tubagaburire ukwemera, tubagaburire ukwiringira Imana, tubagaburire yuko Imana ari ishobora byose mu bihe byose. Easy Capital. Reka nongere mbasuhuza aho muherereye mu mpande z'isi zose, nkubwira yuko aho uri hose ukomeze ugubwe neza, kandi nimba utameze neza nayo nkwifuriza yuko waza kumera neza hanyuma y'uyu munsi, kugira ngo ukomeze kuryoherwa n'ubuzima. Igihe bitameze neza usabwa kwihangana, nta mpamvu yo gufosinga ubuzima muri iki gihe turimo, kuko aho isi igeze iragoye. Uno munsi rero nishimiye kwakira Sheikh ndetse no ku zindi channel muzabasha gukurikiraho ibi biganiro. Turi kugira ngo tuze kuganira cyane ku bintu bijyanye n'imyemerere, twinjire ku bintu abantu batumva neza mu idini, turebe uburyo twasangiza abantu ibintu by'idini kugira babashe kubyumva. Muri iki gihe abantu dufite imyumvire itari myiza, abantu basigaye bumva nabi, basigaye bica amategeko y'idini. So no munsi reka tuganire na Shehe, arabanza twibwire hanyuma twinjire mu kiganiro nyamukuru. Ikiganiro ni imyemerere. Shehe turakwakiye. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi Shehe. Turashimira Imana, alhamdulillah, turakomeye nta kibazo. Banje kugusuhuza mu nsuhuzo y'iwacu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu majyaruguru mumeze mute Shehe? Turashimira Imana, alhamdulillah, nta kibazo rwose, urashima. Akavura kari kubageraho? Alhamdulillah ni ingabire ikomeye cyane. Imvura nayo turimo turayibona, turashimira Imana, dusabe ko yabiyingira akamaro kuri twese inshallah. Kutangira ishusho y'urubyiruko rw'ahuri kugira ngo dutangire twinjira mu kiganiro nyamukuru cy'imyemerere no gusobanukirwa byinshi tugiye kubabariza. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mutabaruka Asman, abandi umwe mu bavuga butumwa b'idini ya Islam. Mu by'ukuri nk'uko mubivuze n'ibiri hose, nubwo bitanganya umuvuduko ku rwego rumwe, ariko ubona ari icyorezo cyamaze gutera kandi kirushaho kugenda cyaguka uko bwije nuko bukeye, aho usanga imico
imaze gutandukana cyane n'idini, ugasanga umuntu n'umunyedini ariko warihindukira ku ruhande ukareba imico, imyifatire, ibikorwa akora, ukabona nta bunyangamugayo bumuranga mu buzima bwe bwa buri munsi. Ibi ngibi rero binyuranye n'icyo Ubuislamu bwaje bwigisha cyane. Hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam isobanutse cyane, iravuga ngo bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq, ngo mu mpamvu zatumye noherezwa aharimo kuzuza isi yose nkayisendeza kurangwa n'imico myiza. Nanone kandi Allah mu Qur'an aratubwira ati laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira, ngo kandi mufite intangarugero nziza mu mico, mu myifatire, mu mikorere, mu migirire, mu mibereho, uwo nta wundi udukuraho urugero n'intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Allah akagaragaza yuko abashobora kuba bafata urugero ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ni ba bandi bemeye Allah ndetse bakanemera n'intumwa ye, ndetse bakibuka umunsi w'imperuka, bakawuzirikana, bakaba bazi ko bazazurwa bakajya kubazwa ku byo bakoze, wa dhakara Allah kathira, bagahora ari muri ba bandi bibuka Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala inshuro nyinshi. Bityo rero umuco muri Qur'an, umuco mu Islam ni ikintu cy'ingenzi cyane, ni ikintu cy'ingenzi cyane ku buryo na Allah ataka intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam mu kumuvuga ibigwi no kumuvuga ibyamuranze yabivuze mu jambo rimwe gusa, aravuga ati wa innaka la ala khuluqin azim, ngo kandi yewe Muhammad mu by'ukuri ufite imico ihebuje. Byumvikana yuko rero kutarangwa n'umuco, kutarangwa n'uburere, kutarangwa no kuba umuntu ari inyangamugayo mu bikorwa bye bya buri munsi, aba ari ugutakaza ikintu kinini cyane cyane ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mu yindi hadith tugaragariza yuko mu bintu bizaba impamvu yo gutuma abantu binjira mu ijuru ari benshi kandi ku bwinshi, husnul khuluq, harimo imico myiza. Byumvikana yuko rero muyemeramana akwiye kubahuza kugaragira Imana, kuyisenga ku mategeko yayo. Niba wasibye ntusibe kurya no kunywa gusa, unasibe n'ibyaha, unasibe n'ibindi bikorwa by'urukozasoni, urugomo n'ibindi nk'ibyo ngibyo bishobora kuba ikinyuranyo cy'ibyo ugaragariza abandi imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone kandi binajyanirana n'ubuzima bwa buri munsi mu myifatire. Wakomoje ku urubyiruko rwacu uyu munsi no gusaba Imana ikatworohereza muri rusange, kuko barageragejwe, cyangwa se tuvuge ngo twarageragejwe nk'urubyiruko muri rusange. Iyo urebye imyifatire iri hano hanze, ntabwo ari mu murwa gusa, ni hose usanga imyifatire irushaho kuba mibi. Ubona urubyiruko rukomeje kwishora mu bintu bituma batakaza ubumuntu n'ubunyangamugayo mu buzima bwabo. Twatanga urugero aho usanga bishora mu biyobyabwenge mu buryo butandukanye, bishora mu byabagiraho ingaruka bo n'ejo bikanica n'ejo hazaza habo. Icyo Ubuislamu rero bukora, buharanira ko ibintu byose bishyirwa ku munzani w'ubutabera. Uko ukoze kino ukazirikana yuko Ubuislamu butavuze kimwe gusa busize ikindi, ukabijyanira na byombi, kuko ufite umuco akabihuza n'imyemerere mizima, ameze nka ya nyoni ishobora kugurukira ku mababa yombi. Iyo hacitse ibaba rimwe rero ntabwo urugendo ruba rugikomeje mu by'ukuri. Icyo rero nicyo Ubuislamu buhamagarira abantu, kurangwa n'imico myiza, kurangwa n'ibikorwa byiza. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yagiye ibyagura mu buryo bwose bushoboka, igaragaza makarim al akhlaq, igaragaza imico myiza kuri buri nguni. Ubwo rero nakongera guhamagara urubyiruko mvuga nti twongere dusubire ku muco umwimerere w'Ubuislamu. Umajije kuducisha muri iyo nzira, nkongera nkibaza nti ni iyihe myemerere yibanze Islamu yigisha kandi ikurikizwa gute nyine hano hanze mu Rwanda, muri sosiyete, mu rubyiruko, mu babyeyi no mu basaza? Icyambere cy'ibanze duheraho mu kwigisha uwo ari we wese, ubwo tumuhera atari umuyisilamu kugira ngo akunde abe umuyisilamu. Icyambere ni ukumwigisha Imana ye, gusobanukirwa Nyagasani we, akamenya icyifuzo, icyo Allah amwifuzaho, impamvu y'iremwa rye. Ibyo byose bikagenderana n'ibikorwa bigomba kuba byamuranga. Kuko bitiro rero iyo tumaze kwigisha umuntu kumenya Imana, cyangwa se tugiye kwigisha umuntu mu buryo agomba kumenyamo Imana, tumwigisha imico yaranze intumwa y'Imana ndetse n'imico Qur'an iduhamagarira, mu kwitwara neza, mu kwiyubaha, mu kurangwa no kuvugisha ukuri. Umuntu akirinda ubwesukuru, aho bumaze no gufata indi ntera noneho muri iyi minsi yacu, aho usanga n'umwana muto yo kubeshye utinyuka ukamubwira uti wa mwana uzibeshaho. Byumvikana ko isi yamaze kwangirika kurugeza kuri urwo rwego, aho usanga umwana ashobora kuba yakubeshya ukavuga uti mashallah uyu mwana afite avenir, uyu nguyu azashobora guhangana n'ubuzima. Umwesukuru kuri uyu munsi niwe munyamugi uvugishije ukuri, umuntu ugifite imitekerereze ishaje, umuntu utashobora kwiteza imbere. Urumva ko isi turimo turerekeramo mu by'ukuri n'isi irimo igihu cyinshi, isaba kureba neza ndetse no gukomeza kuzirikana yuko ejo tuzongera tugahura imbere y'Uwiteka, Imana igiye kutubaza ubuzima bwacu nuko twabubyaje umusaruro. Ni gute hashyirwaho ubwirinzi n'inyigisho zishobora gufasha abo bantu?
abantu n'ubundi no kugaruka ku mahame y'Uwiteka kuko Imana yaturemye ari ituza itugenera amategeko ashobora kudufasha kubaho neza no kunezerwa mu buzima. Yego. Ntago bishoboka yuko abantu bashobora gutunganya ubuzima bwabo n'impera yabo kitse bongeye kugaruka ku byo Qur'an yigisha. Ndaguha urugero muri Qur'an, Imana iratubwira ati ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wayemwe abemeye Imana nimurangwe no gutinya Allah. Nimurangwe no gutinya Allah kandi murangwe n'imvugo nziza. Ibi ngibi Qur'an bivuga cyangwa Allah maze kutubwira ibintu bitatu, yemwe abemeye Imana n'impamagara ivuga ngo yuko abahamagarwa ari abemera koko babandi bamaze kwemera Imana mukuri ko kuyemera, Allah yongera kubibutsa ko bagomba kuyitinya. Cyo nicyo cyambere. Icya kabiri, Qur'an yatubwira ngo waqulu qawlan sadida, kandi murangwe n'imvugo z'ukuri. Imvugo z'ukuri shingiye ku bintu byinshi. Icyambere ibyo uvuga bigomba kuba ari ukuri, uburyo uvuga bugomba kuba ari mu kuri, ibyo ukora bigomba kuba ari ukuri. Allah ati ibyo ni muramuka mubikoze, icyambere yuslih lakum a'malakum, Allah zabatunganyiriza ibikorwa byanyu. Ibyo dukora rero kugira ngo bitungane nuko dusubira kuri Qur'an na Sunna, nuko dukongera gukwibuka gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, nuko tugaruka ku mvugo z'ukuri mu biganiro bituranga. Si nibyo gusa, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah nababarira ibyaha byanyu. Allah mu gusoza atubwira ati wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa wundi uzumvira Allah akumvira intumwa y'Imana, uwo ngo niwe munyentsinzi watsinze insinzi ihambaye cyane. Ibi biragaragaza yuko rero kugira ngo tubone intsinzi yaha kuri iyi si, tubashe kubona intsinzi y'ejo hazaza, no gusubira kuri Qur'an ndetse na Sunna. Unyemerere gatoya, umunsi umwe Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ni nyuma gato yuko intumwa y'Imana yari imaze gutabaruka, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaje anyura kuri Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan yari yicaye munsi y'igiti, arangije amunyuraho amutorera salam, arakomeza. Uthman ntago yigeze yikiriza salam. Umar ibn al-Khattab arebye uburyo Uthman yitwaye mu buramutangaza cyane, aranababara avuga ati ni gute nshobora gutora umuvandimwe salamu ntanayikirize. Ajya kumuregera umuyobozi w'abemera Imana wari uriho witwaga Abu Bakr Siddiq. Ajya namubwira ati wallahi mbonye bitangaza, uko nyuze kuri Uthman yicaye nkamutorera salamu akanga kunyikiriza salamu. Uko bari bameze bari batandukanye natwe, ukuri kuzuye ugukura kuri nyirako. Ako kanya Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu yaje guhita ahamagaza byihuse ajya kuri Uthman ibn Affan, ajyana na Umar ibn al-Khattab. Bamugezeho aramubaza ati yewe Uthman, ko umuvandimwe wawe yakunyuzeho akagutorera salamu ntumwikirize? Undi aramusubiza ati wallahi ndakuraho izina ry'Imana ntago nigeze mubona. Undi aramubwira ati ntago wamubonye kandi yakunyuzeho akagutora salamu? Ati reka shwida, intekerezo zanjye zari kure ku buryo ntabashiye kumwumva. Undi nibwo kumubaza ati intekerezo zawe zari kure, watekerezaga iki? Aje amubwira ati wallahi niba hari icyo natekerezaga yuko intumwa y'Imana yatabarutse ntayibajije ibanga ryo kurokoka kuri ubuzima bwo kuri iyi si. Ntago nigeze nibuka kuyibaza ngo niki nakora mbashe kuzarokoka kuri iyi si, mbashe kubaho neza kuri iyi si, mbashe kubona agakiza ko kuri iyi si, ariko mbe nafite na garanti yo kuzabona ijoro ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nibwo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yahise amubwira ati wallahi nanjye icyo kintu ntago nigeze nkibaza. Maze Abu Bakr Siddiq aravuga ati amma ana, naho ngewe icyo ngicyo nge narakibajije. Aramubwira ati ni ikihe? Aramubwira ati intumwa y'Imana yaransubije ngo ibanga ryo kurokoka, umuntu uwo ari we wese uzemera ibyo nabwiye data wacu akanga kwemera, uwo azaba arokotse. Nta kindi rero intumwa y'Imana yabwiye se wabo akanga kucyemera usibye la ilaha illa Allah, kwemera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no kutamubangikanya n'icyo ari cyo cyose mu biriho. Rero impamvu dutsinzwe kuri uyu munsi, impamvu ubona urubyiruko rusa nkaho rwandagaye mu nzira, rudafite icyerekezo, rudafite igihagararo, bigaruka kuko utita ku mahame y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no kutamusenga mu kuri ko kumusenga, ndetse no kunyuranya n'amijyo inzira intumwa y'Imana yatubwiye, nurangwa n'iki bizagenda gutya, nukora gutya bizagenda gutya. Ibyo rero twasezeranyijwe turamuka tutabikoze nta nubwo twakwizera umusaruro ku byo twasezeranyijwe. Namshe, noneho nkongera tugana ku musozo w'igice cya mbere cy'iki kiganiro, ndagira ngo twongere dusubire inyuma ho gatoya ku by'ingenzi byigishwa mu idini ya Islamu, ikintu abantu bakunda kwibaza cyane abantu batari abayisilamu, ikintu bita ngo ni gute duhuza ubumwe bw'abayisilamu, kugira ngo kuko babona ko dufite urukundo turakundana whatever, ni gute Islam ihuza iyo community? Ibi biri mu bintu biraje inshinga uw'Islam kuva kuko bitiro ntagaro uyu munsi. Bura tubibona neza uw'Islam bugitangira butaragira imbaraga, abayisilamu buryo biyumvanamo
bashingiye ku murongo w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, aho Allah tubwira muri suratul Hujurat akatubwira ngo mu by'ukuri abemera Imana bose ni abavandimwe. Ubuvandimwe burenze ubuvandimwe bw'amaraso. Ubu ni ubuvandimwe buduhuza n'isi yose, aho yaba ari hose naho waba uri hose uri umuyisilamu, umenya ko umuvandimwe wawe w'umuyisilamu ashobora kuba yaba ababaye nawe ukababara nkawe, yaba yishimye ukamufasha mu byishimo. Ibi twongera kubibona nanone mu byari bishishikaje intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ikigera mu mujyi wa Madina. Yaje kuhasanga yasanga abasahaba bari barayemeye ariko bari mu matsinda abiri, badahura badacana uwaka, abo twita Aus na Khazraj. Intumwa y'Imana mu kintu yahereyeho ntago yigeze ivuga ngo dutangire twubaka umusigiti, ntiyigeze ivuga ngo tubanze twitange muri ibi, ntiyigeze bategeka gusara imbere na mbere. Yabanje kubagira abavandimwe. Uru rukundo rero ni urukundo rw'umwimerere utarimo buryarya, ni urukundo ruduhesha kumva mugenzi wawe uko wiyumva. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iratubwira ngo ntago tuzigira twemera cyetse tubanje gukundana, ntago tuzigira twinjira mu ijuru cyetse tubanje kwemera, nta nubwo tuzemera cyetse tubanje gukundana. Nuvuga ngo ibanga riri mu kuba ijuru turikenera, ndetse n'ibanga twahawe yuko kwinjira mu ijuru byaba impamvu yo koroha kwabyo. Intumwa y'Imana tugaragarije ko tugomba kuba tugize gute, dufitanye urukundo n'ubumwe. Ubu bumwe rero buri hagati y'abayisilamu ni ikimenyetso simusiga kigaragaza imyemerere yabo. Ubuyisilamu rero bwagerageje gukusanya abayisilamu igihe cyose no kubashyira hamwe. Urugero, iswala wasariye mu mbaga ifite agaciro karenze iswala wasarira ku ruhande. Ibyo biragaragaza kuba hamwe no kwishyira hamwe. Ibyo turabizi. Ubuyisilamu bufite uburyo buduhuza buri cyumweru, abayisilamu bakongera bagahura ku juma, abayisilamu barongera bagahura ku munsi w'Eid bagaterana, none hari igiterane cyagutse. Abayisilamu bakongera bagahura muri hijja, aho noneho abaturuka imihanda yose bose baza mu mutamagiro mutagatifu, baje kongera guhabya Imana bari hamwe kandi bashyize hamwe, bari ku butaka bumwe, bahuje ururimi, bahuje imico, bahuje imyifatire, hamwe no kuba baba baturutse mu mihanda itandukanye ndetse no ku butaka butandukanye. Ibi rero bigaragaza ko Ubuislamu mu bintu bwashyize imbere cyane cyane ikintu cyitwa ubumwe. Intumwa y'Imana ikatubwira ngo alaykum bil jamaa, igihe cyose muzahore mushyize hamwe, igihe cyose muzirinde gutatana. Imana muri Qur'an atubwira ngo wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum, muramenye ntimuzashyamirane, muramenye ntimuzaryane, muramenye ntimuzatandukane, wa tadhhab rihukum, kuko gutandukana ububwe bwacu nizo mbaraga zacu. Iyo twatatanye tuba dushobora kuba twaribwa n'icyo ari cyo cyose, tuba dushobora kuba icyo ari cyo cyose cyatugirira nabi, biroroshye kuba cyatugirira nabi. Ariko igihe cyose turi hamwe, dushyize hamwe, twumva ibintu kimwe, bidufasha kugera ku nsinzi mu buryo bworoshye nk'uko Ubuislamu bwabiduhamagariye. None se Sheikh, ni ikihe gitekerezo cy'ibanze Islamu yigisha ku Mana? Mu by'ukuri icyambere ni ukumenyesha abagaragu Imana yabo. Kuko iyo wamenye Imana bigufungura intekerezo, bikaguha kumva yuko inkomoko yacu ari imwe. Ubuislamu niyo mpamvu no mu rugamba urugamba rwa Kisilamu tujya twumva jihadi. Intumwa y'Imana abwiraga abasangirangendo bababwira ngo mbere yuko mubabwira icyo ari cyo cyose mubanze mubamenyesha Imana, babanze bamenye ko hari Imana imwe rukombe. Tureke no muri urwo rugamba intumwa y'Imana yohereza umusahaba witwa Muadh ibn Jabal, yamwohereje mu gihugu cya Yaman. Yabambwiye ngo ikintu cya mbere cy'ibanze uzabamenyesha, uzabanza ubabwire yuko Imana ari imwe. Nibaramuka bakumviye ubone kubabwira ko Imana bategetse gusara 5 ku munsi. Niba kumvira, intumwa y'Imana igena noneho irondora andi mategeko, ariko nyuma yo kubanza kumenya yuko Imana ari imwe. Naam. Qur'ani isobanura ite uburyo bwo kwizera? Uburyo bwo kwizera. Qur'ani isobanura ute nyine uburyo bw'imyizerere? Qur'ani niyo yajije kudusobanura amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, cyane ko ari amagambo ya Allah atugaragariza uburyo cy'umwemeramana agomba kugira imbaraga mu kwizera no kwiringira Uwiteka Imana isumba byose. Yego. Bigashingira mu kuyimenya no kwisobanukirwa. Imana yitwibwiye mu buryo bwose bushoboka. Ibinyuza mu mazina yayo matagatifu, itubwira ko ariyo nyiri impuhwe, bityo umwemeramana agomba kumenya akanizera yuko iteka ryose igihe cyose ari kumwe n'Imana y'inyempuhwe. Imana itwibwira uburyo ki tugomba kuyubaha, tugomba kuyizera, tugomba kuyisenga. Ibyo byose ni mu rwego rwo kurushaho kumva yuko hejuru y'imbaraga zacu hari imbaraga z'Uwiteka. Imana ikatugaragariza yuko umuntu nk'umuntu atashobora kwishoboza icyo ari cyo cyose cyese Imana yabigizemo uruhare. Ibyo bigatuma umuntu iteka ryose umutima we, ibitekerezo bye, imbaraga ze yumva yuko we kubwe ntacyo yakwishoboza, ntacyo yashobora hatabayemo inkunga y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo bikamwongera kwemera, bikamwongera kwizera no kumva yaba akomereye mu Mana igihe yaba yayiringiye mu kuri ko kuyiringira. Byumvikana neza yuko rero Ubuislamu hamagarira abantu kwizera Uwiteka Imana isumba byose, batamubangikanya n'icyo ari cyo cyose, tukemera yuko nta kindi kiriho gisengwa kiguye gusengwa uretse Uwiteka Imana isumba byose.
Naam. Shehe, reka tugushimire. Akoze cyane. Ariko hari ikintu ushobora no kugira icyo wabwira abakunzi ba Islam. Hari ubutumwa wasigira urubyiruko, hari ubutumwa wasigira ababyeyi. Ni iki ku mutima, imbamutima zawe ushobora kubwira abantu? Icyo naheraho nuko Imana idukunda. Imana iradukunda mu buryo bwose bushoboka. Iyi Imana niyo yaturemye, nta wundi waturemye uretse we. Imana dushyize hano kuri iyi si ntiyadutererana, itwohereza intumwa n'abahanuzi ngo baze bongere badusubize ku kuri n'igihe twatanye, batubera indorerwamo twireberamo ibikorwa byacu. Uwo ari wese uzakuramuka ashikamye kuri iyi myemerere, akemera gukomera akomereye mu Mana, ndamwizeza ubudashidikanya yuko Imana izamukorera ibitangaza mu buzima bwe. Nkahamagarira urubyiruko by'umwihariko kutarangara, kuko ejo bundi turongera duhure n'Uwiteka Imana isumba byose. Sinzi icyo nzasubiza, sinzi icyo uzasubiza. Imana niramuka itubajije ku mbaraga zacu. Natangajwe n'imvugo y'umwe mu bagabo arimo avuga ngo igihe Bukhari, abayisilamu baramuzi Bukhari, ni umwe mu bantu bakiriye imvugo nyinshi, akanandika n'igitabo cya Sahih al-Bukhari ndetse na Muslim. Imana izabahagarikana nawe ku munsi w'imperuka, ukabajyamo hagati. Imana ikabaza Bukhari ati wakoreye iki dini? Bukhari agasubiza amateka ye, uburyo yitanze ku dini, arimo ashaka uburyo yasigasira imvugo z'intumwa y'Imana kugira ngo zidatakara. Yabaza Muslim nawe akavuga gutyo. Wowe imbaraga zawe uzaba warazimajije iki ubwo Allah azakubaza ngo imbaraga zawe zikoresheje iki? Mu bintu bibabaza ni ukubona urubyiruko rufite imbaraga rwiyangiza ubwarwo. Mu bintu biteye agahinda ni ukubona umuntu utunze ariko mu by'ukuri akaba atunze ibishobora kuzamubera umuzigo ndetse n'uburibwe ejo imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bintu biteye ubwoba ni ukubona Imana yaraguhaye buri kimwe cyose ariko ukacyifashisha mu kuyigomera. Ahamagarira ababyeyi, igihe ni iki cyo kongera gusobanurira abana Imana, kubakundisha Imana, kubera ko Imana nikora ibitangaza. Twibyo twakora byose turera umubiri, ntago turera roho. Ariko nihajya kubazwa hagomba gusubiza n'ubundi roho, kuko ariyo yari ibitswemo byinshi. Abana bacu rero uko tubagaburira ibindi tunabagaburira idini, tubagaburira imyemerere, tubagaburire ukwemera, tubagaburire ukwiringira Imana, tubagaburire yuko Imana ari ishobora byose mu bihe byose. Ibyo bizabubaka binatwubakira ejo hazaza. Nitubishaka nyemera nsoreze kuri hadith. Ni hadithi twese abayisilamu tuzi. Iyo umuntu apfuye ibintu byose birahagarara uretse kimwe mu bintu bitatu. Ni nka wi hadithi twibutsa ngo nibyo wowe uzapfa kandi nta gushidikanya yuko upfa, ariko nunapfa uramenye ngo bitatu bizasigare bigaragaza ko wabayeho. Icyambere waladun, icyambere sadaqatun jariya, ituro watanze rihoraho, rizakomeze rirange umutungo wari utunze wose. Nibura mu mitungo ingana uko ingana sinzi ingano yayo, miliyoni 10, miliyoni 20, tuzasigaranemo kuvuga ngo hari icyumba cy'ishuri mu mutungo wawe. Nyuma yo gupfa kwawe umutungo wawe uzagabanwa, ariko wowe uzasigara ari ikimenyetso kigaragaza ko bugeze gutungaho. Icya kabiri ubumenyi. Ushobora kwiga ukagira urwego runaka mu nzego izo zose zishingiye ku bumenyi, ariko nibura uzasiga umuntu umwe cyangwa babiri bazakomeza kugirirwa n'ubumenyi wabasigiye, na nyuma yo gupfa kwawe bo bagasigara bafite bwa bumenyi, bakabwifashisha mu mibereho ya buri munsi, by'umwihariko mu Islam, mu gusara n'ibindi bikorwa byiza. Birashoboka yuko wagira urubyaro, nibura uzasiga inyuma umwana uzasigara gusabira kugira ngo nuramuka unapfuye ishusho yawe ntizibagirane kubera ko wa mwana akiriho. Intumwa y'Imana iti iyo umuntu apfuye byose birahagarara uretse kimwe muri bitatu: itoro yastanze rihoraho, cyangwa se ubumenyi arafite bugasigara bugirira abandi akamaro, cyangwa se umwana yasize agasigara musabira. Reba muri iyi mitungo itatu rero, umutungo utunzemo bingana bite, kuramo ibizasigara nyuma yawe. Reba mu bumenyi ufite, gira abo usigira byibuze bazasigara nyuma yawe. Mu burubyaro ufite, gerageza ubabikemo ibizasigara nyuma yawe. Ubwo nibwo uzaba waratunze, kuko utunze akarangirana n'ibye nta cyaba yaratunze. Ariko utunze akagira ibyo asigira abandi bari inyuma ye, ni nkaho akomeza kuba mu ntekerezo zabo kandi ubwo yaba yaritabye Imana. Mubyeyi rero ndumva mu mpamagaro naguhamagarira kuvuga ngo zigama muri kimwe muri ibyo bitatu kubyo Imana yaguhaye. Nawe musore ukoresha imbaraga Imana yaguhaye, kuko ejo bundi Imana izakubaza imbaraga zawe. Nawe wundi waba uduteza amatwi udukurikiye, ndagusabira ko Uwiteka yuko ubwizigame bwawe bukomeye bwazaba kwizigama imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala.
watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ngaho ni mushake impamba, ariko impamba nziza no gutinya Imana. Ngaho ni mutinya Imana yemwe abantu bafite ubwenge. Reka tugushimire cyane, urakoze cyane. Barakallahu fi